Icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka ni umwe, kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami ni umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa kurobanura indimi, ariko byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Iri jambo rirakomeye cyane, ariko Imana n'ubundi biciye n'ubundi muri uwo mwuka ni nayo ibasha gutuma dusobanukirwa tukumva neza impano za mwuka muziranenge, kandi zose zikaba zifite agaciro kangana, ndetse hari nubwo urabona zigereranywa n'ingingo zo ku mubiri, ariko burya nk'uko Pawulo abivuga mu ingingo zo ku mubiri usanga n'izo twe tudaha agaciro cyane nizo zifite akamaro cyane. Zirahari kandi nuko uvuga ko ari ngombwa kubyitondamo. Reka dusenga Imana. Nyagasani tugushimiye ko uduhaye umwanya mwiza wo kongera kumva ijambo ryawe, ijambo ryiza rivuga kuri mwuka wera n'akamaro ke ko yigaragariza mu bantu. Dufashe rero kugira ngo tubyumve neza nk'uko bikwiriye mu izina rya Yesu. Tubahaye ikaze rero, tubahaye ikaze cyane bavandimwe, duhurira kuri chaîne ya YouTube. Ubwo nako tuba tunabasaba nyine no gukora subscribe, kanda aho ngaho kuri subscribe mbere yo kugira ngo dukomeze, kandi oherereza abandi iyo link bakomeze barebe, ariko kandi nanone kora comment, kanda aho handitse like, byose kugira ngo abari muri uyu muryango wa Bibiliya yacu, ijambo ry'umunsi, turushaho kuba benshi. Burya abantu benshi bagiye baza bati impano z'umwuka wera ziracyahari, kuki bamwe bazifite abandi ntibazigire? Impano z'umwuka zigomba gukoreshwa gute? Uyu munsi tugiye kuganira impano z'umwuka wera, tuzimenye neza, dusobanukirwe intego yazo, kandi tumenye uko twazikoresha neza mu rukundo no mu kuri. Ubundi tuvuga ko impano z'umwuka wera zitangiye kubaka itorero, ntabwo ari ibyo kwigaragaza. Igice cya mbere rero, mu gace ka mbere twavuga ko impano z'umwuka nizihe. Tubanze tumenye impano z'umwuka nizihe. Bibiliya ivuga neza ko umwuka wera atanga impano zitandukanye, ariko zose zituruka ku mwuka umwe. Twasomye urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 4 kugera ku wa 11. Hariho impano zitandukanye ariko umwuka n'umwe. Twagiye tuzivuga: ijambo ry'ubwenge, ijambo ryo kumenya, kwizera kudasanzwe, gukiza, ibitangaza, ubuhanuzi, kumenya imyuka, indimi, ndetse no gusobanura indimi. Izi mpano ntabwo ari iz'abantu ku giti cyabo, ni iz'Imana ikorera mu bantu, n'Imana izishyira mu bantu. Ntabwo ziva ku bwenge bwawe, ahubwo ni Nyagasani uzishyira mu bantu kugira ngo zitume mubasha gukorera itorero, zitume mubasha gufasha abantu b'uburyo bwose, Abayuda n'Abagiriki, Abanyarwanda n'Abanyamahanga. Ntihagikagire ikintu wibaza ko ufite utahawe cyangwa se ufite ubwenge bwawe. Twongere turebe ku yindi ngingo, twakwibaza ngo intego y'impano z'umwuka ni iyihe? Abantu benshi bagatekereza ko impano ari izo kwigaragaza, kwiyerekana nk'ukomeye, kwirata, kwigira nk'aho ugomba gufatwa nk'igitangaza. Ariko Bibiliya iravuga iti buri wese ahabwa kugaragaza umwuka kugira ngo bigire umumaro, Aho ni ku murongo wa 7, ni ku murongo wa 7 wa cya gice cya 12, aho handitse ngo umuntu wese ahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Aho ni urwambere rw'Abakorinto 12 umurongo ni wa 7. Impano z'umwuka zubaka itorero, zifasha abandi, zihesha Imana icyubahiro,
nta mpano yahawe umuntu ngo ayigumane, nta mpano yahawe umuntu ngo ayigumane. Twongere twibaze, impano ntabwo ari imbuto. Ni ngombwa cyane kumenya itandukaniro. Kuko twaganiriye ku mbuto z'umwuka, ariko impano ntabwo ari imbuto. Imbuto z'umwuka zo zigendana n'imico nyine, imico, urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, kugira kwizera, kwiyoroshya no kwirinda. Umuntu ashobora kugira impano ariko nta mbuto afite, ariko Imana ishaka impano zikora mu rukundo. Twongere twibaze, Rwanda rwa Korinto 12 umurongo wa 11, ariko byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Icyo dukora rero, dukwiye gusenga, kwicisha bugufi, kwitegura gukorera Imana, kwemera kuyoborwa n'Umwuka Wera. Impano z'umwuka ntabwo zigishwa nk'ubuhanga, ahubwo zemerwa kandi zigakoreshwa mu buryo bwo kuyoborwa n'Imana. Aha rero murabyumva twese uko tumeze mu itorero, abahawe ijambo ryo kumenya, abahawe gusobanukirwa n'indimi nyinshi, abahawe gukora ibitangaza, izo mpano zose uko tuzihabwa, abahawe kwigisha, izo mpano uko tuzihabwa zigamije kugira ngo zungure itorero, ntabwo ari impano zacu. Niho tugenda twibutsa abantu rero yuko nk'uko inyigisho nyinshi za Bibiliya zibivuga, ntacyo dufite tutahawe. Ni amahirwe yacu, ariko akaba n'inshingano. Icyo ufite kigutandukanye n'abandi, ukaba wanagifata nk'amahirwe, ukaba wanagikabya ukacyita umwihariko, ariko ugiteka umenye ko kigushyira mu nshingano, kandi uzanabazwa ko buriya uwahawe byinshi azabazwa byinshi, n'uwahawe bike azabazwa bikeya. Uwahawe impano yo kwigisha uyikoresha kangahe? Uyikoresha mu biki? Uyikoresha gute? Uremera Umwuka Wera akakuyobora, cyangwa uyikoresha mu buryo bwo kwishyira imbere no kwiyogeza? Mu gutekereza rero kugira ngo dukomeze twumve neza, tware ibintu uko bikwiriye, kandi Imana izagenda iduha umugisha muri byo bitewe n'ukuntu twumva neza uko ibintu bikwiye gutwarwa. Vandimwe rero, impano z'Umwuka Wera ziracyahari kandi itorero rirazikeneye uyu munsi ndetse no kurusha na mbere hose. Ese uzi impano yawe? Ese uri kuyikoresha? Ese uri kuyikoresha mu rukundo? Aha rero egera Imana, uyisabe ko kwereka impano yawe, uyisabe kumenya uko iyo mpano wayikoresha, kandi nubikora uko bikwiriye, ubyitonzemo, byanze bikunze bizakugirira akamaro. Senga nk'uyu muririmbyi wagize ati, mbatiza mu Mwuka Wera unyuzuza imbaraga, mvuge mu ndimi nshya, mpanure nkore ibitangaza. Mbatiza mu Mwuka Wera unyuzuza imbaraga, binkorere nk'uko wabikoreye abakera. Arongera ati, cana umuriro mu mutima wanjye, uhore waka udasiba, unkoze ikaramu ryaka ku munwa, unkoze ikara ryaka ku rurimi. Ni isengesho rikomeye, ni isengesho ryiza, ni isengesho rikomeye. Abona ko we ntacyo yakwimarira, ahubwo asenga asaba Umwuka Wera, kandi akabona ko nta kindi cyo kwirata usibye Nyagasani. Aha rero ikigisho cyacu turagisoza dusaba kugira ngo nimukomeze niba koko kibafashije, kikaba kibagiriye akamaro, ukaba wifuza kuzakomeza kucyumva, kanda kuri subscribe kugira ngo kijye gikomeza
ibyigisho bikomeze kugira wowe wayikanze rero kandi na like, kandi ushobora no gukora comment, wakora share ukabisangiza abandi bagakomeza nabo bakumva iri jambo ry'Imana, bakomeza tugashyikirana. Reka dusenge Imana. Ngaho amahanga Mana y'icyubahiro, turagushimye badukoreye ibikomeye kandi natwe turishimye kudukora ku nkingi z'umutima kugira ngo twongere dutekereze ku ijambo ryawe kandi tumenye intege nke zacu. Ni umurimo ukomeye. Komeza rero udufashe udushyigikire kugira ngo ijambo ryawe ribone umwanya muri twebwe kandi rigere hirya no hino kuri bose, mu izina rya Yesu, amen.